ugira ububabare bwo mu gifu rimwe na rimwe ukabifata nk'ibisanzwe, ariko hari igihe nanone aba atari bisanzwe ahubwo ari ikimenyetso cy'indwara ikomeye yo mu gifu, cyangwa se akaba ari n'ibimenyetso bya kanseri y'igifu, ariko wenda wowe kubera ko biri kuba nyine all of the sudden ukabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe. Rero uyu munsi ngiye kukuganiriza ku bimenyetso byakwereka ko ufite kanseri yo mu gifu, kuko uburibwe ni ibintu biza rimwe na rimwe, uburibwe buba buherekejwe n'ibindi bintu biraza biratinda cyangwa se birakira cyangwa se biranakwica. Rero biba byiza iyo umenya ibimenyetso hakiri kare, ukamenya ko ugomba gufata treatment, ukamenya ko ugomba gutangira kujya kureba muganga n'utundi tuntu twishimye twagufasha kugira ngo uramure ubuzima bwawe. Ikimenyetso cya mbere rero ku bimenyetso bya kanseri yo mu gifu ni ukugira ububabare mu gifu buhoraho cyangwa se bukomeza. Iyo ubabaye bisanzwe ari ukuntu urwara igifu, wenda wariye ibintu runaka, wariye ibintu wenda igifu cyawe kidashaka, wariye ibintu igifu cyawe kibigiraho reaction mbi, wariye ibintu bituma utamererwa neza, icyo gihe nyine igifu kirakurya, ibintu bisanzwe. Cyangwa se hari abantu tubyuka mu mbeho igifu kikaturya. Nanjye ndi umuntu utajya ukorana n'igitondo cyane, iyo mbyutse akenshi mu gitondo hari igihe igifu kinjya iyo hari imbeho nyinshi. N'ubu urabona ati mu gihe cy'ubushyuhe, rero iyo hari imbeho nyinshi igifu kiranjya. Ariko iyo ari ibintu bikomeza, ntiwariye nta kintu kibi wanyoye uzi cyakwafekta, nyine buri kintu utekereza ko cyakugirira nabi ku gifu cyawe ntiwagifashe, ariko kumva uburibwe buri kuza, buri kugumya bukaza bukagumya bukanaza. Icyo gihe ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu biri fishi. Ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko ushobora kuba ufite kanseri yo mu gifu. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukubura peti. Nk'uko tugiye kuganiriza ku bimenyetso 10, kubura peti ni ikimenyetso cyiza gishobora kukwereka ko ufite kanseri cyangwa se utayifite, kuko akenshi abantu barwaye kanseri nyinshi zigiye zitandukanye, kubura peti ni ikintu kiri common, ni ikintu abantu benshi nyine bagira, abantu benshi barwara kanseri zitandukanye bagira. Rero iyo utangiye kubura peti, ukicara wenda hari n'ibyo wanakundaga kurya ukumva ntushaka kubirya, ibyo waba ushaka kurya akenshi ukumva ntubishaka kubirya, icyo gihe ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nanone icyo kimenyetso cya kabiri gishobora kwereka ko ufite kanseri yo mu gifu. Ikindi ni uguhaga vuba kandi utariye ibiryo byinshi bikabije. Kurya ni byo turarya, wenda buri muntu wese agira urugero ahagiraho. Hari abantu barya ibiryo byinshi cyane, hari n'abantu barya ibiryo bikeya, nomari nyine akaba ari umuntu akabakunda kurya ibiryo bikeya. Ariko niba uri wa muntu wafunguraga cyane, ukaba utangiye kuba wa muntu urya dukeya, ukumva utangiye guhaga bya hato na hato bidashinga, utanariye n'ibintu byinshi wenda bavuga ngo bihise biguhaza, wenda tuvuge urya wenda tuvuge nk'ibirushe 3 by'umuceri, right? Ariko ugatangira no kurya wenda igice cy'ikirushe ukumva urahaze. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ibyo ni ibintu biri fishi. Umva ntabwo umuntu usanzwe uri nomo ararya, kuko urarya ukanakonsuma iyo uri gukoresha imbaraga nyine buri munsi mu byo ukora mu buzima bwa buri munsi. Ariko iyo bitangiye kugenda gutyo, utangiye kurya bikeya kandi ugahita uhaga vuba, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Icyo nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko ufite kanseri yo mu gifu. Ikindi ni ukugabanuka kw'ibiro utabigizemo uruhare. Twese abantu benshi turwanya umubyibuho ukabije, ni na byiza. Hari n'abantu bagira umubiri ubyibuha, atari ukuvuga ngo atari ukuvuga ngo wenda barakora za siporo bigabanuke ibiki n'ibiki. Hari abantu nyine bagira umubyibuho bya nyabyo, umuntu akaba abyibushye ari igisore, ariko ukabona ibiro nyine no muri genetically muri famille yanyu murabyibuha, ariko ukagenda ubona ibiro bigenda bigabanuka buhoro biri fishi. Icyo gihe ntabwo nanone aba ari ibintu bisanzwe. Ikimenyetso rero kikwereka ko ufite kanseri yo mu gifu, kugabanuka ibiro utabigizemo uruhare. Ikindi kimenyetso cya 5 ni ukugira isesemi cyangwa kuruka kenshi. Akenshi kuruka ni ibintu bisanzwe, biri ibintu nyine umubiri ukabigiraho reaction mbi, uraruka. Ariko none hari ukuruka biri constant, ntutwite wenda ngo na nausea cyangwa buno burwayi abadamu batwite bagira bwo kubyuka nyine bararuka. Nta kindi kintu kidasanzwe
nyine mu mubiri wawe ufite cyangwa se uri guhura na uzi waba wafashe gishobora kugutera kuba waruka cyane cyangwa kugira iseseme ariko ugahora urifite igihe cyose ugahora urifite wajya ukaruka ukirurutse inshuro utabara cyangwa se niba ari n'imwe cyangwa se n'ebyiri ariko uzi neza ko nta kintu kiri behind mu bintu wenda ushobora kuba uzi bikugira reaction mbi wakoresheje ariko ugahora uruka icyo gihe nicyo aba ari ikimenyetso cya kanseri yo mu gifu. Ikindi kimenyetso cya gatandatu ni umusarane wirabura cyane bitewe no kuva kw'amaraso mu nda cyangwa namene mu gifu. Hari ukuntu ujya kuri toilette ukabona umusarane wawe nyine umusarane uraho ngaho urirabura wenda maybe ugatekereza ko ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe ariko sorry I was going to attend something sorry nyine umusarane wawe ugasanga urirabura ariko ntudito kandi abantu ntabwo tugira umuco nyine wo kumonitoringa umubiri wacu. Umunsi niba nagize iki mu mubiri wanjye umunsi hakaba haje iki nyine kumenya kubimonitoringa ni ibintu bigora abantu benshi. Ikindi ni ukuruka amaraso cyangwa ibintu bisa n'ibishishwa by'ikawa ubwo ni nk'ibitore by'amaraso stuff like that ariko ntabwo ari ku bantu bose ariko akenshi na majorite barabigira ukaruka amaraso. Ibyo nabyo ni ikimenyetso cya kanseri y'igifu. Ikindi ni ukumva mu nda huzuye cyangwa se indi byimba nyuma yo kurya utuntu dukeya nyine inda igahita ibyimba by'ubusa. Ibimenyetso abantu benshi barabifite sometimes nanjye bigira nkumva ndi scary ariko nyine hari ukuntu ujya ukajya ubyimba mu nda bya hato na hato ukajya nyine ukabona mu nda hagenda higaragura bya hato na hato. Icyo gihe ntabwo ari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe ushatse wabifata seriye ugatangira kujya gushaka treatment kwa muganga. Ikindi umunaniro ukabije guhora unaniwe igihe cyose ugahora unaniwe nta kintu wakoze urananiwe nta kintu wakoze urananiwe igihe cyose nyine ugahora wumva unaniwe icyo gihe ntabwo ari ibintu bisanzwe my dear urarwaye sibyo. Umunaniro ukabije cyane cyane niba wenda warigeze nko kuva ukagira umunaniro ukabije ariko hari igihe kigera sometimes ukava n'amaraso wenda buhoro buhoro right icyo gihe ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ubwo ndavuga kuva amaraso navuze ko ni kwa kuruka amaraso mbere kuruka amaraso nyine nyuma ukagira n'umunaniro nyine ukabije igihe cyose ugahora unaniwe. Ikindi ni ukumira ibiryo bikagorana nyine bikagorana ari ukuntu umira ibiryo bikagenda ariko hari n'ukuntu umira nyine bikagorana bigasa nkaho byanze nko kumanuka cyane cyane iyo kanseri nyine yafashe hafi y'igifu. Hari kino gice cya esophagus iki gice kimanura ubwo ni esophagus right ni igice kimanura ibyo kurya mu nda. Rero iyo yatangire gufatira aho nyine nko muri iyo nzira ijyana ibyo kurya mu nda imanura hasi icyo gihe kumira birananirana. Rero iyo yatangiye kumira bikanga ariko hari ikibazo gikomeye. Ikindi ibimenyetso nubibona ntabwo bivuze ko uzahita utangira kwijajinga ngo uvuge ngo ufite kanseri yo mu gifu. Hari igihe wenda bari kunotisa ko ufite ubundi burwayi bwo mu gifu runaka, ushobora kuba ufite ubundi burwayi bwo mu nda runaka, ushobora kuba ufite uburwayi runaka cyangwa se n'ibindi bintu biri kujya mbere mu nda. Ariko akenshi na majority n'ibyo bimenyetso biranga umuntu ufite kanseri y'igifu. Kandi nubutse ko nabwo ni uburwayi buri kwica abantu benshi rwose. Kanseri kwica abantu cyane 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 si muri Africa gusa si muri Asia gusa America Europe n'ahandi ku isi muri rusange uburwayi buri kwica abantu benshi. Kandi n'uburwayi sometimes buduha ibimenyetso ariko twebwe kuko turi abantu turi busy turi mu kazi ukanga kubyitaho ukavuga uti no biraza gukira ibi ni ibintu biraho biraza gukira ibiraha biraza gukira. Ariko se wabuze ko amagara ataguranwa magana. Twige kwitaho twige kwita ku buzima bwacu
urakora n'ibyo ugomba gukora, ariko ugomba no kubaho, kandi muri uko kubaho kugira ngo nabeho neza nuko ugomba kwita ku buzima bwawe. Nta wundi muntu uzaza kukwitira, usinzaza ngo bikore, uriya ntazazaga bikore, none wowe ugomba kubyitaho, monitoring ubuzima bwawe, monitoring ibimenyetso biri fishi ku mubiri wawe, monitoring ibintu runaka biri kuza ku mubiri wawe bishobora kwerekana ko hari ikintu kidasanzwe kiri kuba. Ibyo bintu byose nubikora, I swear to you, uzagira ubuzima bwiza, uzagira uburwayi umenya hakiri kare, utangira ufata imiti hakiri kare, bityo nyine bizoroha niba ufite uburwayi, bizoroha kuba wabukira. Ibyo byose bizadufasha. So niba wakunze ikiganiro, liking, subscribing, no subscribing, usharing, then na commenting ikindi kintu ushaka kumenya, ibindi bimenyetso by'indwara runaka ushaka kumenya, ndetse n'uburyo wayirinda.